murakoze cyane studio. Ubu turi mu murenge wa Rugera, aho turi ku kiraro cyangoga, niko abaturage batubwiye. Twasanze iki kiraro cyaguye, abaturage baravuga ko cyabafasha guhahirana bo n'abaturage bo murenge wa Rusasa mu karere ka Gakenke. Turagira ngo badufashe batubwire mu by'ukuri ikibazo uko kimeze ndetse n'uburemere gifite. Muratubwira wowe witwa nde? Twambarushimana Reveriyani, abantu Nyabihu. Iki kiraro kikaba cyaduhahiraga ku bana bacu bose, akariho banyuraga bagiye kwiga, none kikaba cyase tukaba turi kuri ahantu banyura. Uretse wenda abana bajya kwiga hano, turagaragara ko hari ahantu hakorerwa ubuhinzi bunyuranye. Ndagira ku bijyanye n'umusaruro wanyu, mutubwire uburyo byabafasha kugeza umusaruro ku isoko. Mbo ibigori biri hakurya n'ibitoki biri hakurya byabagina bikajya ku isoko cy'inkware na Gashusha, nayo bikura ahantu binyura. Byatwagize ikibazo kabisa kirenze. Murabona ko biri kurangamira ubuhahirane bwanyu? Byatubangamiye cyane, kuko tunyura ngo tuje kwishara turizana. Si wenyine kandi turi kumwe n'undi musaza hano. Muzendagira ngo tubwire mu by'ukuri ubundi kino kiraro cyanyu cyari cyubatse gite? Nanjye nitwa Maniragwa Sipiriyane, abantuye mu kagari ka Gataba, umurenge wa Rusasa. Iki kiraro cacu cyamaze igihe twavutse gihari, urabona turashaje. None ubu twagize ikibazo, twagiraga ibiti binini tukagitinda. None urabona ishamba rya Rugera nta biti bigaragara birimo, ishamba rya Gakenke nta biti bigaragara birimo. Ubu nta giti cyakwambukanya aha hantu, ubu inzira zafunzwe. Twari dufite abana biga hano mu murenge wa Rugera, abana bararuhutse, ariko ubu ntawe urabona uburyo bwo kuzana za birete. Ubu twari dufite ibitaro hano bya Nyakigezi, ingobyi zanyuraga ku iki kiraro duhetse abarwayi, ariko ubu byahagaze. Umurwayi kurwara bikatuyobera, byatuyobeye. Ubufasha mwadufasha, dufite imyaka, dufite ibitoki byinshi cyane twabitwaraga binyura kuri iki kiraro tukabishaka ku muhanda, uyu muhanda wa Musanze Vunga, imodoka zikabitwara zikabijana ku nganda, inganda zikatugurira. None ubu kahagaze. Ubu none se murabona mu by'ukuri umuti ukwiye kuri kino kibazo, umuti urambye waba uwuhe? Umuti urambye ibiti n'ingemwe, nta giti cyahambukanya, ahubwo ni ubufasha. Turi gutabara inzego z'ubuyobozi, inzego za leta kugira ngo zidutabare, ziduhe ikiraro kindi, naho ibiti twabibuze. Nta biti byakongera kwambukanya. Uko bigaragara ahangaha hari amazi menshi y'umugezi wa Mukungwa afite umuvumba, ku buryo wenda icyakemura iki kibazo ni kwenda hakubaka nk'ikiraro cyo mu kirere cyangwa se kisumbuye hejuru, kubera ko ubugari bw'umugezi ntabwo bwakwemera ko batambikaho ibiti, kuko ntabwo ibiti bishobora kuwambukiranya. Ishimwe Jadofisi mu karere ka Nyabihu.